tugiye gusobanura akantu ku kandi impamvu y'aya magambo Imana yayahaye Yeshuwa. Turacyari mu gitabo cya Yeshuwa uhera ku gice cya mbere, uhera ku murongo wa 6 kugeza ku wa 9. Ariko mujye mugira amatsiko, mujye muri Bibiliya mumfashe tugendane, kuko nabyo biradutera umwete, bitwongerera imbaraga zo kuvuga ubutumwa bwiza. Imana ishimwe, haleluya. So rero ahangaha aravuga ngo ndiyo ndashaka gusobanura akantu ku kandi. Nababwiye ngo gafite A na B na C. Ijambo rya mbere ubikurikirane neza. Ijambo rya mbere komera bishatse kuvuga kugira imbaraga, kugira imbaraga zo kudacika intege. Ijambo komera bivuze kugira imbaraga zo kudacika intege mu gihe ubona bigoye, mu gihe ubona bigukomereye, mu gihe ubona udashobora kugira umuntu uhamagara ngo akwegere. Imana iramanuka y'ubwayo ikakubwira ngo komera, komera kugira ngo ushobore gutsinda ibyo bihe, komera kugira ngo ushobore kugera ku ntego zihambaye, komera kugira ngo ushobore kunyura muri iyo shuheri y'umuyaga, komera kugira ngo umwanzi wawe ntabone amarira yawe, ahubwo komera kugira ngo ushobore gutsinda, ushobore kongererwa imbaraga zigushoboza guhagarara uko bikwiriye. Imana ishimwe. Iryo jambo ndabashuhuje mwese bakundwa bagabo bene data. Umunsi nk'uyu Imana yaturemeye kugira ngo twongere tugaruke imbere ya kamera, twongere tubagezeho ijambo ry'ubutumwa bwiza, kandi ubutumwa bwiza bw'ihumure. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Ndabiyegereje muryango mugari, mfashe uyu mwanya wo kubanza kubashimira mwese abatugaragariza umurava n'urukundo rwanyu, mukora subscribe ndetse mukora comment and share kuri iri vugabutumwa, kuko biratugaragariza kandi biratwinkuraja, biradutera imbaraga zo guhora tuza twabateguriye tubazana ijambo ry'inkomezi kandi ry'ihumure. Rero wari uyu mwanya nkanjye nka nyiri iki kinyamakuru kugira ngo mbashimire umurava n'urukundo rwanyu mukomeje kutugaragariza mukurikirana ijambo ry'Imana. Ndabibashimiye. Imana ihire imirimo y'amaboko yanyu, bahumugisha cyane. Tujya ku ijambo ry'uyu munsi. Ejo twavuze ijambo ry'ihumure. Ijambo ry'ihumure rihumurije imitima yacu muri ibi bihe. Ndahumuriza umuryango nyarwanda, cyane cyane abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Ndagira ngo mbakomeze cyane. Muhumure, icyizere cy'ubuzima twarakibonye kandi ntibizongera kubaho. Twibuke twiyubaka. Imana y'amahoro irusheho kubaho umugisha cyane, kandi mbiyegereza muri iyi saha ijambo ry'Imana. Ni muri urwo rwego rero nshaka kugira ngo twongere duse n'abantu tugarura amagambo ejo twigishijeho. Yari afite insanganyamatsiko agira iti komera kandi ushikame ntutinye, Uwiteka Imana iri kumwe nawe. Komera kandi ushikame ntutinye, Uwiteka ari kumwe nawe. Ni ijambo riza kubera iki Imana idukomeza, kubera iki Imana itubwira amagambo, kubera iki aya magambo twabivuze ejo. Sindi busubire mu byejo nashoboye kuvuga, kuko byose sinabivuga ngo tujye mu kindi cyigisho cy'uyu munsi cy'inyunganizi nanone tutari bujye hirya y'ibyo twavuze. Iri jambo komera rifite A na B na C. Ndarishyira muri utwo tuntu dutatu kugira ngo ngende nsobanura akantu kamwe ku kandi. Imana ihabwa icyubahiro. Ariko mu nyemerere narifashe ikirere tutarasenga, reka dusenge tubone kwinjira mu ijambo. Dushimire yaduhanze, ikaduha ubuzima, ikaturokora, ikaduha icyizere cyo kubaho, ikatugira beza, tugashibuka tukabaho. Uyu munsi tukaba tumaze kuba igihugu kibaye ubukombe kandi giteye ubwuzu n'ubwiza, ndetse kireshya amahanga yose abakaba bibonera ubwiza Imana yahaye igihugu cyacu binyuze mu murongo w'ubuyobozi bwiza Imana yahaye iki gihugu. Rero Imana ibaho umugisha. Reka dusenge twinjire muri iri jambo
nanone ry'isanamutima. Imana ibahe umugisha. Mana yanjye nkorera iteka ryose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndagushimiye wowe watubyukije. Hari benshi baryamye ntibabyutse, hari benshi barwaye uyu munsi, hari abantu bagira impamvu zitandukanye. Mana, muri ubu buzima turagushimiye wewe wadushoboje kugera muri uyu mwanya kugira ngo tuganirize abatuye isi, tubahe ijambo ry'ihumure rikomeza risa n'imitima yabo Mana, kugira ngo barusheho gutsinda kandi batsindiye mu byo banyuramo. Izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Bakundwa, nari nangiye mbabwira ngo tugiye gusobanura akantu ku kandi impamvu y'aya magambo Imana yayahaye Yeshuwa. Turacyari mu gitabo cya Yeshuwa uhera ku gice cya mbere, uhera ku murongo wa 6 kugeza ku wa 9. Ariko mujye mugira amatsiko, mujye muri Bibiliya, mumfashe tugendane, kuko nabyo biradutera umwete, bitwongerera imbaraga zo kuvuga ubutumwa bwiza. Imana ishimwe, haleluya. Rero ahangaha aravuga ngo ndiyo ndashaka gusobanura akantu ku kandi. Nababwiye ngo gafite A na B na C. Ijambo rya mbere ubikurikirane neza. Ijambo rya mbere komera bishatse kuvuga kugira imbaraga zo kudacika intege. Ijambo komera bivuze kugira imbaraga zo kudacika intege mu gihe ubona bigoye, mu gihe ubona bigukomereye, mu gihe ubona udashobora kugira umuntu uhamagara ngo akwegere. Imana iramanuka y'ubwayo ikakubwira ngo komera kugira ngo ushobore gutsinda ibyo bihe, komera kugira ngo ushobore kugera ku ntego zihambaye, komera kugira ngo ushobore kunyura muri iyo shuheri y'umuyaga, komera kugira ngo umwanzi wawe ntabone amarira yawe, ahubwo komera kugira ngo ushobore gutsinda, ushobore kongererwa imbaraga zigushoboza guhagarara uko bikwiriye. Imana ishimwe. Iryo jambo ryamanutse, Imana ibwira Yoshuwa ngo komera. Kubera iki Imana yamukomeje? Nanjye ndiyo ndagukomeza mukundwa, wowe uri mu kunyura mu tuntu n'utundi, wowe uri mu kunyura mu bintu bihambaye, wowe ushobora kuba uri mu ihungabana ryo guhungabana bitewe n'ibi bihe. Ndagira ngo ngukomeze kandi umutima wawe ukomerere kunde, ukomerere kuri nde, ukomerere ku Mwami. Umwami Yesu, ukomerere ku Mwami. Twaje gukora ubushakashatsi muri make. Abantu benshi bakomeye mu bindi bintu runaka, babifitemo amazina ahambaye, ariko gukomerera mu Mwami ni ikindi kintu gifite umwihariko wacyo. Niyo mpamvu Imana itubwira ngo komera, nuko Imana izi ishingiro ry'uko turi abanyantege nkeya. Imana izi ko turi abanyantege nkeya kandi tworoshye. Niyo mpamvu iyo turi mu bihe bikomeye, Imana imanuka igakomeza uwayo. Yabwiye Yoshuwa kubera impamvu. Umva, yikurikirana neza, nubwo ejo nayivuze, kwisubiramo nta mategeko abihana. Impamvu Imana yabwiye Yoshuwa ngo komera, nuko yari asigaye ari wenyine, kandi yari afite inshingano zikomeye cyane, kuko niwe muntu Imana, niwe muntu wakoreye mu ngata Mose, aramusimbura. Gusimbura Mose nk'umuntu w'Imana ntabwo byari byoroshye. Gusimbura umuyobozi wahanganye n'ibibazo byo kwa Farawo, agacungura ubwoko bw'Imana, akabuvana mu buretwa, akabayobora imyaka 40. Muzi ko n'Abisiraheli bamugoye, ariko mu by'ukuri uwo muyobozi w'indashyikirwa wari ufite kwizera kandi wabanaga n'Imana, byari ibintu bitoroheye Yoshuwa kuba ari we muntu wumva ko yasimbura Mose. Ariko Imana yaramukomeje, kandi byari ngombwa ko amusimbura, kuko umutima wa Yoshuwa Imana yarawubonaga. Yari izi ko Yoshuwa arimo intwari izacyura ubwoko bwayo mu gihugu cy'isezerano. Imana ihabwa icyubahiro. Imana rero iramubwira ngo komera, kubera yuko yari ari mu bihe bitoroshye, yari ari mu bihe byo guhungabana, yari ari mu bihe bikomeye. Birashoboka ko nawe zaba ari byo bihe uyu munsi, zaba ari mu bihe
nawe wenda wowe ushobora kuba uri mu bihe byo gutekereza uvuga uti nanjye ndi jyenyine, nanjye simfite uwo nahamagara, nanjye simfite uwo natorefona, simfite iki. Ariko nagira ngo ubwire ngo komera, umutima wawe ukomerere ku Mwami, umutima wawe ukomerere muri Kristo, noneho ugire ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo by'ibihe, imiyaga n'ibindi byose, kandi uzabirenga kubera Imana, kuko niyo muyobozi wawe, niyo ikurangaje imbere. Uvuge ngo amen aho ngaho. Imana niyo ibwira umuntu ngo, Imana niyo igitubwira ngo, Imana niyo itubwira ngo dukomere. Imana ibitubwira nayivuze nuko ibibona yuko turi abanyantege nkeya, turoroshye cyane muri twe, ducika intege. So none icyo gihe Imana ikamanuka ikatubwira ngo ikaduhumuriza, ikadukomeza, nk'uko natwe turi mu kubibakorera tubaha ubutumwa bw'ihumure. Ngiryo ijambo rya komera ririmo ibyo bintu. Ngiyo impamvu y'Imana idukomeza, ni impamvu iyo ngiye dusobanuye. Ijambo rero iyo ni A. B shikama. Ijambo ryitwa B shikama, nako ijambo ryitwa shikama, ijambo ryitwa shikama, komera, shikama. Murumva harimo ibintu bitatu: komera, shikama, nuti. Ni ibintu bitatu, nibyo turi mu kugenda dusobanura, bifite A na B na C. None tugeze kuri shikama. None shikama bishatse kuvuga iki? Shikama bivuze kudahungabana no kudahindagurika mu kwizera Imana. Shikama bivuze kudahindagurika, bivuze kubaho mu buzima budahindagurika, bivuze kuba mu buzima budahinduka mu kwizera, wizera Imana bitewe n'ishuheri uhagazemo. Uyu munsi nimivuga ubigereranye n'ibibazo uyu munsi uhagazemo, ubigereranye n'ibihe uri mu kunyuramo, ubigereranye n'umutima wawe uyu munsi uri mu kukugarurira. Nurangiza wakirira ijambo ry'isanamutima, hanyuma noneho ushikame, we guhindagurika mu mitekerereze, we guhinduka mu kwizera kwawe. Imana iracyari yayindi, Imana iracyari yayindi uko yakoraga kera mu bihe bya bindi uzirikana, bya bindi Imana wigize kuyiboneramo, bya bindi Imana wigize kuyiboneramo udafite n'umwe wakugoboka. Ariko muri icyo gihe Imana irakugoboka, urayibona mu bihe byo gutwikirwa n'igicu cy'umwijima. Imana urayibona, urayibonera. None uyu munsi uriho, uraganje, urabyaye, urize, uraminuje, wayitura iki? Fasha nawe tuyishimire ko itemeye ko tuba ibyishimo by'umwanzi. Uyu munsi kuba turiho turabishimiye cyane, kandi dufite umuhigo wo kuyikorera kugeza iteka ryose. So rero iri jambo shikama, nafashijwe, haleluya. Iri jambo shikama, nk'uko twari tumaze kubivuga, ni ukudahindagurika mu kwizera kwawe. Iyo tuvuze impamvu Imana ibitubwira, ni ko izi ko ubuzima bwacu buhindagurika, ni uko uzi ko muri twebwe turi abanyantege nke, nk'uko twatangiye tubisobanura. Rero Imana idusaba gushikama, tudahindagurika mu kwizera. Noneho tukihagararaho. Ijambo shikama bivuze guhagarara ku cyo Imana yavuze. Ramashaka yarababasenderebo. So nukuvuga ngo shikama bivuze guhagarara ku ijambo Imana yavuze, utanyeganyezwa. Wow, haleluya. So nukuvuga ngo mu Baheburayo ibice zaho Abaheburayo ibice zaho 10 uhereye ku murongo wa 23 haravuga ngo dukomeze kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega, ko kuba dusezeranyije n'uwo kwizerwa. Rero shikama ni ukudahindagurika mu kwizera, ni ukudahungabana mu kwizera. So ugashikama kuri iryo jambo. Wow, haleluya. Ugashikama kuri iryo jambo, ukavuga uko byasa kose
kama mbaya ni mbaya. Ndashikama ku ijambo ry'Imana yavuzeho, ndashikama ku ijambo ry'yavuzeho. Ramasaka yarababasendere, ndashikama kuri ijambo. Niyo mpamvu mumbona hano kuri kamera ndashikamye. Ndi urugero rwiza kubyo nkubwira. Jewe ndashikamye kandi ndakomeye, sinzigira ncika intege. Naho imisozi yahura igahondana, naho induru zamvugirizwa, ariko ijambo ry'Imana nirizahinduka muri jye. Ibyo yansezeranyije no kubikora izabikora. Ndabikubwira nshatse gutanga ubuhamya, ariko reka ngaruke njye mu kibwiriza. Imana ihabwa icyubahiro. Sinshobora gutinya nubwo byabasabiste, nabwoba, nta mpamvu y'ubwoba n'ubwikizi. Twabonye Imana hashize, twabonye Imana mu rugendo rwacu, twabonye Imana idukura mu gicu cy'umwijima, twabonye Imana izura iki gihugu, twabonye Imana izura iki gihugu cyari kigeze iwa Ndabaga. Imana irakizura uyu munsi, izamura ibendera ryacyo uyu munsi, cyuzuye amavuta y'igikundiro, cyuzuye umutekano dukomora ku Mwami. None wowe witinya, komera. Imana dufite impamvu zo kuyivuga zirenze 7, dufite impamvu zo kuyivuga. Rero komera, shikama, ntutinye. Ibihe turimo tuzabirenga, kandi kwibuka ni ngombwa, kubera yuko iyo tutibutse nakavuga ngo ukira. Kwibuka biduha imbaraga zo kwiyubaka, biduha imbaraga zo kuzirikana, biduha imbaraga zo kumenya icyerekezo tuganamo kandi twifuza. Tugakomeza kwiyubaka nk'abenegihugu, tugakomeza gutera imbere. Umwanzi wacu akajiginyirwa iyo ngiyo, akajiginywa, ariko twebwe igisubizo cyabyo ni ukwibuka, twiyubaka, hanyuma noneho tukarushaho gutera imbere birushijeho. Noneho turacyari muri ijambo rya shikama. Mana we ndafashe. Haleluya. Nanjye rero mukundwa, mwana wa Kristo, mwana w'Imana, munyarwanda mwiza, wowe udukurikirana kuri iyi channel ya Gikristo, ndakwigisha aya mahame. Shikama koko hari impamvu Imana yagushigaje, hari impamvu uriho, hari impamvu nanjye ndiho, hari impamvu uyu munsi turabo Imana ibona, uyu munsi turabo hari impamvu uyu munsi igihugu cyacu kimeze gutya kandi giteye neza, hari impamvu uyu munsi, hari impamvu nyinshi cyane. Ariko shikama ku ijambo Imana yavuze. Shikama udahungabana mu kwizera kwawe. Shikama udahindagurika ku kwizera Imana yawe. Imana ni nyinshi. Ndavuga Imana yaremye ijuru n'isi, ndavuga ise w'Umwami wacu Yesu Kristo, ndavuga Yesu wenyine wiganzuye urupfu, akarutsinda, akarwambura uruburi, akazukana ubutwari n'ubushobozi, akabohereza twebwe abamwizeye, kugira ngo hanyuma natwe urupfu tuzarusuzuguze imbaraga z'umuzuko z'Umwami wacu Yesu Kristo. Imana ihabwa icyubahiro. Noneho ubwo twari turi ku ijambo ryitwa shikama, impamvu yaryo turayisobanuye. Yego, noneho tugiye kuvuga kuri se ntutinye. Impamvu ijambo ntutinye, impamvu yabo, ubwoba ni kimwe mu bintu bidukurura gucika intege. Ubwoba ni ikintu kimwe kidukururira gucika intege. Niyo mpamvu rero ijambo ry'inkomezi Imana imanuka igihe umuntu ari mu bihe bigoye kandi bikomereye umutima we, Imana igukomeza. Wumva ijwi ry'Imana rikubwira ngo witinya, shira ubwoba, uhagarare wemye ushize amanga, ntutinye. Imana ibizi yuko ubwoba budukurura gucika intege no gutsindwa, kuko iyo umuntu yagize ubwoba 99% aba afite, haba hashoboka kuba yatsindwa mu buzima, kuko ubwoba buteza umuntu gutsindwa. Ubwoba bukurura umuntu, Bibiliya iranabivuga mu buryo bwagutse, ubwoba budukurura kujya butuzanira ibintu bikomeye cyane. Rero
ndagira ngo ushire ubwoba, umwami yarazutse. Ushire ubwoba, umwami yarazutse. Ushire ubwoba, uyu munsi turi bazima turatekana. Ushire ubwoba, uyu munsi ibyo umwanzi yaratwimye. Umwanzi niyifuzaga ko twagira igihugu nk'u Rwanda. Umwanzi niyifuzaga ko tubaho. Umwanzi niyifuzaga ko, umwanzi mu mitekerereze ye yibwiraga ko tuzashira akaba ariko Imana ntabwo yabyemeye. Imana ntabwo yabikunze. Imana yarahagobotse, iratugoboka, iritubaho, iduha igihugu, iduha ubuyobozi bwiza, iduha byose. Nta kintu cyatuma tutayishimira kuri kamera, nta kintu cyatuma tudashira ubwoba, tugakomera, ahubwo tukibuka twiyubaka, hanyuma noneho kikaba igisubizo dukwiriye guha umwanzi wacu. Yes, icyo nicyo gisubizo dukwiriye guhereza umutwanga wese. Nuko tugomba kwiyuka, tuniyubaka, hanyuma no tugakora ibikorwa byiza, tukarushaho gutera imbere, twubaka igihugu cyacu mu ngeri zitandukanye, hanyuma tuniyubaka mu buzima bwacu. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. So nta mpamvu y'ubwoba bwo gutsikamirwa n'ubwoba. Nta mpamvu n'imwe y'ubwoba ko dukwiriye kudutsikamira, tugacika intege, tugatekereza. No, Imana twarayibonye, nabivuze, twarayibonye mu buryo bwinshi bumwe. Imana twarayibonye mu buryo bukomeye cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Niyo mpamvu rero ngushishikariza kandi nguhamagarira gutsinda ubwoba. Utsinde ubwoba, ukomerere mu mwami. Ntutinye. Haleluya. So ntutinye. Reka turebe ijambo ry'Imana uko rivuga mu Ngoma za 2 ibice 7. Tugeze ntutinye. Umurongo wa 7 haravuga ngo iki? Haravuga ngo ariko mwebweho mukomere, amaboko yanyu ye gutenebuka, kuko imirimo yanyu izagororerwa. Ariko mwebweho mukomere, amaboko yanyu ye gutenebuka, kuko imirimo mwakoze myiza, bakundwa, muri mu ngeri zitandukanye, imirimo myiza mwakoze muzayigororerwa ku munsi w'amateka. Imirimo myiza, iri jambo ndifuza ko rijyamo abantu b'ingeri zitandukanye. Bakundwa, nkotanyi nziza zaduhaye igihugu, mwatanze ubuzima bwanyu, turabibashimira. Rero iri jambo, Mana we, mukomere, amaboko yanyu ye gutenebuka, mukomere, imitima yanyu ikomeze gushikama ku mwami, mukomere, amaboko yanyu ye gutenebuka. Imirimo myiza mwakoze, mwadukoreye, turayizirikana. Imirimo myiza mwakoze turayibashimira, ariko dushimira Imana yabakoresha. So imirimo myiza mwakoze ku munsi w'amateka muzayigororerwa. Imana hari ingororano ku mirimo myiza. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Imirimo myiza mukomere, amaboko yanyu ye gutenebuka. Kubera iki? Imirimo yanyu myiza mwakoze muzayigororerwa n'umwami Imana yacu. Imana ibaho umugisha cyane. Katurebe irindi jambo muri Yesaya 41 uhereye ku murongo w'10. Haravuga ngo ntutinye, kuko ndi kumwe nawe. Ntukihebe, kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nguramiza ukuboko kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haravuga ngo ntutinye, kuko ndi kumwe nawe. Aha ni ijambo riboneka muri Yesaya, mu gice cya 41 uhereye ku murongo wa 10. Haravuga ngo ntutinye, ndi kumwe nawe. Ejo twabikomojeho turababwira ngo Imana impamvu itubwira komera, ntutinye, ntuwihebe, ni ikimenyetso kiba cyerekana ko Imana igiye kubana natwe muri ibyo bihe, kandi ariyo izadutsindishiriza, bidaturutse ku mbaraga zacu, bidaturutse ku buhanga, bidaturutse ku bwenge dufite. Imana idukomeza koko, yirengeye kandi yiteguye kudukomeza no kudutsindishiriza muri byose. Imana ihabwa icyubahiro rero. Haleluya. So tugana ku musozo, impamvu yindi ya 4, twari tuvuze ibintu bitatu, ariko reka tuvuge icya 4 cy'ubutumwa bwacu bw'uyu munsi.
ni ukubwira abantu ngo nimukomere. Intego yacu y'uyu munsi y'ubutumwa ni ukubabwira ngo nimukomere, mwe gutinya. Twabonye Imana hashize, kandi n'aya magingo turacyayibona mu mirimo imwe cyangwa iyindi, turacyabona Imana. Rero ubutumwa bwacu bw'uyu munsi ni ubabwira ngo mukomerere mu Mwami, mukomerere aho muri, muhumure kandi muhumurizwe n'iri jambo ry'Imana. Mukomere, hanyuma Imana yonyine niyo ifite ubushobozi bwo kuzakugeza ku birenze ku byo yaguhaye. Rero umutima wawe nukomere, kwizera kwawe gukomerere mu Mwami, kwizera kwawe gushikamire ku Mwami. Iyo tuvuze gukomera, ntituvuze ngo ukomerere mu mafaranga, ntituvuze ngo ukomerere mu bindi. Oya, biriya bindi nabyo bijya bidusiga sometimes, ariko iyo dukomereye mu Mwami, Imana niyo yonyine tuzabana nayo ubuziraherezo, tuzabana. Ibindi byose tuzabisiga kuri isi, ariko iyo dukomereye mu Mwami twumva ihumure riruta irindi ryose twahabwa n'undi muntu ari we wese. Rero ndasoza ubutumwa bwanjye bw'uyu munsi Imana yashyize ku mutima, ni ijambo nsoza mbwira buri umwe wese umurikirana inshuti ya Pastor Steven TV y'iyi channel, mbabwira ngo mukomere kandi mwe gutinya, Imana iri kumwe natwe. Rero mushikame ku ijambo Imana yatuvuzeho, ijambo rikomeye. Imana yatuvuzeho ibyiza, kandi tumaze kubigeraho mu buryo bumwe, tumaze kubigeraho, biragaragarira amahanga yose ko tumaze kugira mu byiza by'amahoro turafite, tumaze kugira mu byiza by'umutekano turafite, tumaze kwiyubaka mu buryo bwinshi bunatangaje bwahebuje. Ari nayo mpamvu amahanga tugirira ishyari, tumaze kwiyubaka nk'igihugu, tumaze gutera imbere mu buryo bushimishije, kandi turabishimira Imana, dushimira n'ubuyobozi bwiza bw'iki gihugu Imana yahaye. Rero Imana ikomeze ibahe umugisha, dukomereze mu buryo bwo kwizera Imana, duhumurizwe, dukomere. Ibyo urimo uzabitsinda pe. Niwemerere ubwoba kugutsikamira, niwemerere ihungabana kukwinjirira, niwemerere komezwa n'Imana, n'imbaraga z'Imana, ushikame ku ijambo ry'Imana yakuvuzeho, ntuhindagurice. Hanyuma noneho ibyiza bikomeje kuba biri imbere, ibyiza biri imbere. Komera ushobore gukomeza abantu. Imana iguha umugisha cyane. Reka nsengane namwe, Imana ibaha umugisha. Ryari ijambo rito, mukomere, amaboko ye gutenemuka. Ibyiza turi mu gukora tuzabigororwa ku munsi w'amateka. Ibyiza turi mu gukora tuzakomeza dusorome imbuto zabyo. Komeza abantu, Imana iguha umugisha cyane. Reka rero yari amagambo y'inkomezi kugira ngo murusheho ubuzima bwanyu kubwubakira mu Mana. Hanyuma reka nsengane nawe. Mana yanjye, nkorera iteka ryose, nshengeye abana bawe badukurikirana kuri iyi channel, ndabasengeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Sengeye umupapa uri kuri iyi channel yikurikirana, nsengeye ukomeye uwo ari we wese uyikurikirana, nsengeye inzego zacu zitandukanye, nsengeye Mwami buri umwe wese. Ndatura mvuga ngo imbaraga zawe reka zirusheho gukora umurimo ukomeye wo gusana umutima wa buri muntu wese, maze uduhe gutsinda ubwoba, tubutsinde, tubusige inyuma. Uduhe gushira amanga yo gukomera, kandi amanga yo guhagarara uko bikwiriye, dukomeza kwiyubaka mu buryo bwose bushoboka, dukora imirimo myiza, kuko tumaze kubona yuko ku munsi w'amateka tuzabigororerwa nawe. N'izina rya Yesu sengeye abarwayi bashoboye bari kwa muganga, ndabaturaho gukira mu izina rya Yesu. Ndabaturaho gukira, ndemye ubuzima bwo gukira kuri uburwaye. Mukurikirane iyi channel, ndavuze guhaguruka kuri icyo gisasiro, akira ubuzima bwo gukira mu izina rya Yesu. Nsengeye umuntu wese uri kuri iyi ushobora kuba afite ingorane zimwe cyangwa ibibazo bindi bigoye umutima we, ariko musengeye gusubizwa, musengeye gutabarwa, musengeye gusurwa n'Imana, musengeye Mana gukurwa mu bihe yumva birenze umutima we, muha imbaraga zimutabara. Watabaye Petero igihe Herode yibwiraga ko aribwo agiye kwiyongeza kumufata, ariko utanga umusada, marayika araboneka, itorero rirahumurizwa. Reka rero n'uyu muntu asubizwe bitewe n'ibiharimo, reka asubizwe mu izina rya Yesu. Abone ukuboko kwawe gukomeye kumucungure, kumukure muri ako gahinda no kuzitiranwa, maze abone ukuboko kwawe azagushimana n'abandi bamuzi mu izina rya Yesu. Reka rero buri muntu wese asubizwemo imbaraga mu izina rya Yesu, kandi ashobore gutsinda igishuko icyo ari cyo cyose, n'imbaraga izo ari zo zose zifite ubushobozi zamwatakaga, zamuterana. Muhe imbaraga, ndamusengeye ngo uyu nguyu byumva neza
maze umuhe gutsinda mu izina rya Yesu, umuhe gukomera ashobore gukomeza abana mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaho umugisha. Yari umukunzi wanyu Pastor Steven ubagejejeho ubwo butumwa bw'ihumure bw'isanamutima. Mwakira amahoro y'Imana, mubeho mu izina rya Yesu, amen.